ngiye kubaha ibimenyetso simusiga buri wese ajya amenya ko jenoside yateguwe. Ubuhamya bwa Muhoza Karamaga Tade wari kaporari mu ngabo zatsinzwe Exfar ashinzwe ibikorwa byo gushyingura mu kigo cya gisirikare i Kanombe bugaragaza ko kwica abanyapolitike bazize kudashyigikira politike y'ivangura n'amacakubiri byari byarateguwe kubera uburyo ngo ababishe bashakaga gusibanganya ibimenyetso. Nahamagawe n'intumwa ya Major Engineer Ndihora Oyise uyoboraga umutwe w'ingabo witwa Gatima Militaire. Ngeze imbere y'ibiro bye nsanga hari ambulance, arambwira ati umungubu harimo umugore w'Igimana bati kano kanya tudasuye genda umuhambe saa 8 uze kugaruka umbwira ko byarangiye. Igihe ingabo zari za FPR zari zimaze gufata residence presidentielle kwa Habyarimana, amasasu yarumonganaga muri biriya bitaro bya gisirikare Kanombe. Nabisikanye n'abarinzi bacu ku irembo, mfata imfunguzo ikaramu ndagira mfungura uburuhukiro, nkura ya sanduku nandikaho nti Premier Ministre Madame Uwingiyimana Agatha, ngira ngo azaze kuzamenyekana, azashingurwe mu cyubahiro. Icyatumye barihutisha kugira ngo mbite muhamba byihuse, bagira ngo basibanganye iby'urupfu. Ku rwibutso rwa Rebero mu mujyi wa Kigali hashingwe abanyapolitike basaga 14,000 bishwe ngo bazira kwanga ivangura bitandukanya n'umugambi wo gutsemba abatutsi. Ubwo bibukwaga ku nshuro ya 23 hibukwa jenoside yakorewe abatutsi, Perezida wa Sena Makuza Bernard yavuze ko kubibuka byibutsa abanyapolitike b'iki gihe kuba abaharanira iterambere ry'igihugu n'iry'imibero y'abaturage nta vangura. Kubibuka bitwibutsa intego n'indangagaciro bikwiye ubundi kuranga umunyapolitike wese nyawe, ugomba buri gihe guharanira no gushyira imbere inyungu, imibereho myiza n'icyateza imbere abo ayoboye nta kurobanura, kandi akarangwa buri gihe no gukunda igihugu, agaharanira ishema ryacu. Mu banyapolitike bashinguwe ku rwibutso rwa Rebero harimo Bwana Kavaruganda Joseph wari perezida w'urukiko rusesa imanza n'urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga, ngo yishwe tariki ya 7 Mata mu 1994 azira ko yarashyigikiye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha no kuba yaraburiye Loni umugambi wa jenoside wategurwaga. Ku Rebero kandi hanashinguwe Bwana Rucogoza Faustin wari minisitiri w'itangazamakuru, ngo akaba yarishwe nawe tariki ya 7 Mata mu 1994 azira ko yabuzaga RTRM gukwirakwiza amagambo y'urwango kandi ashingiye ku ivangura ry'amoko mu Banyarwanda. Ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda risaba abanyapolitike b'iki gihe kwigira ku butwari bw'abanyapolitike bitangiye igihugu, ahanini ngo binyuze mu kwigisha abayoboke gahunda zibabibamo ubutwari no kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri rero icyo dusabwa nk'umunyapolitiki ni ukwigisha abayoboke b'amashyaka y'imitwe ya politiki itandukanye gahunda nziza, kubaha indangagaciro nziza, kubabibamo ubutwari, bakagira ubumuntu, bakagira uburyo muri bo biremamo kuba nabo bakwitangira igihugu igihe bibaye ngombwa. Ni uburyo bwiza bw'umunyarwanda cyane cyane umunyapolitiki wo guha agaciro indangagaciro nyarwanda, wo guha agaciro umurongo mwiza wa politiki uri muri gahunda ye ya politiki, akima amatwi abari hirya no hino bashaka kubiba ingengabitekerezo ya jenoside, kubiba urwangano, gucamwa amacakubiri abanyarwanda, tugakomeza tukabiba umuco w'ubumwe n'ubwiyunge no gutahiriza umugozi umwe, ndetse no kugira icyizere cyo kubaho cyane cyane ku barokoze jenoside yakorewe abatutsi. Kugeza ubu ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda ririmo amashyaka 11. Kwibuka abanyapolitike bishwe bazira kutemera politike y'ubutegetsi bwariho mbere y'1994 bushinjwa gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Kuri uyu wa 4 byajyanye no gusoza icyumweru cy'icyunamo kibimburira iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.